Ndagusuhuje nguhaye ikaze wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Neki TV show, aho waba uri hose mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda, reka ngushimire kuba wahisemo iyi channel yacu, icaho ibiganiro bitandukanye, ubuhamya ndetse n'abafite impano n'amakuru agezweho ari update. Ndagusaba gukora subscribe, wibuke ukore kukazogera kugira tujye tubana mu biganiro cyangwa ku makuru agezweho hano iwacu mu Rwanda, cyane cyane ku bintu biba bigenda bivugwa bitandukanye. Reka nongere nkubwire uti iyi ni breaking news. Nubwo ari breaking news, ni inkuru ibabaje cyane kandi iteye agahinda, aho yagiye ivugishwa abantu benshi cyangwa se abantu benshi bagiye bacika ururondogoro bitewe n'ibintu byagaragaye hano i Kigali cyangwa se mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho umubyeyi ari gutaka atabaza isi yose avuga ati aya mahano, ibi bintu ni ibiki nongeye kubona, ibi bintu ko kwiyakira byananiye, ubu nkora iki? Niyahure? Ubu nzabyakira bigenze gute? Ndabizi utangiye wibaza ati katarasa ku ntego atubwire uko byagenze. Ni umubyeyi utuye hano i Nyarugenge hano i Kigali, uri gutabaza avuga ko nyina ibi bintu rero ntabwo byari bimenyerewe cyangwa se byari bisanzwe bizwi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ibintu ubona ko byavugishije abantu benshi batari bakeya, abantu benshi bagiye bibaza ati ibi bintu uyu muntu koko, uyu mubyeyi katwaye umwana we umugabo, kasenyeye umwana we, ibi bintu ni ibiki? Uwo mukobwa yaje gutangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda, avuga ko uwo nyina umubyara ko yabonye nyina abayeho nabi, aho yari ari mu nzu ari wenyine, nta muntu ufite uri kumwitaho nk'umukecuru. Arangije agenda kumureba, amuzana iwabo, ubwo yari yabyumvikanyeho n'umugabo ko bagiye kuba bari kumwe na nyina. Ahageze barakomezanya barabana, ariko ibihe uko byagiye bishira hagenda hacamo igihe, biza kurangira ubona ko bo n'umugabo urukundo bari bafitanye rugenda rugabanuka. Umugore atekereza ko wenda ari iby'akazi cyangwa se umugabo ariko aba ananiwe kubera akazi. Kera kabaye aza kubona ibintu byafashe intera, aza kubaza umugabo we ati mugabo mwiza, byagenze gute ko mbona wahindutse umwanya kutakiboneka, ko mbona hari inshingano z'urugo utacyubahiriza, kutaba ushaka no kumbaza uko naramutse cyangwa uko niriwe. Kera kabaye uwo mugabo azakore amabara kwa nyirabukwe, aza kuryamana na nyirabukwe, dore ko n'ubundi byari bisanzwe bivugwa, ariko umugore we ntakumva ko ibyo bintu bitashoboka, ko ari ibintu atatinyuka, cyangwa se na nyina ko nawe atabitinyuka, dore ko nyina akuze cyane. Dore nyina, nawe uraza kureba uwo mukobwa uri kubona kuri screen yawe cyangwa kuri televiziyo yawe, bitewe n'aho dukurikiye uturebera, urabona ko ari umukobwa ukuze, kandi uwo ni nk'umwana we wa gatatu, niko abantu bagiye bavuga, kandi urabona ko n'uwo mukobwa akuze. Uwo mugabo cyangwa se uwo mugore cyangwa data nyirabukwe w'uwo mugabo yaje kugira nawe ikintu abitangazaho, aza kuvuga ko ibyo bintu ko ari ukumubeshyera cyangwa se ari ukumuharabika. Ariko nanone umukobwa yaje kuvuga ko atabeshyera nyina cyangwa ko atamuharabika, yaramubyaye cyangwa yaramutwitse amezi angana gutya. Yongera no kumwibutsa ko amezi 9 ari menshi, ko ubu yabuze icyo akora, nimba ari ukwiyahura, nimba biri bugende gute. Ibi bintu sinzi ukuntu biza kugenda, dore abantu batangiye guta indangagaciro z'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se batangiye guta za kirazira. Kera mu gihe cya kera, abakuru bacu cyangwa se ba sogokuruza bacu, ba papa bacu, hari kirazira bagenderagaho, ariko ubu ngubu ho ndabona ko abantu benshi bagiye babica amazi, abantu benshi batakibyitayeho, abantu benshi nta kintu bikibabwiye. Ni nkaho urabona ko ni ibintu za kirazira nyinshi basigaye bazikora, bamwe na bamwe bagiye babigira umuco. Kera bavugaga ko ibyo bintu bidashoboka, ko ibyo bintu ndetse nta nawabitinyuka, ariko ubu ngubu
ndabona ababyeyi bacu cyangwa se abagabo bari kuvuka ubu ngubu cyangwa bari gushaka ubu, bari kwikundira ba nyirabukwe, bari gukunda abakecuru, basigaye bavuga ati ni ukurya umwana ukajya na nyina. Dore izi mvugo z'ubu ngubu ziraza kurikora cyangwa se ziraza gutuma abantu benshi bagenda basenya, bitewe n'ibintu biri kugenda bigaragara muri iyi mihanda cyangwa muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kera twari tuzi ko nta musore cyangwa umugabo ushobora kuryamana na mushiki we bavindimwe bose ibere rimwe, cyangwa se ngo babe bashakana cyangwa babe babyarana, tukumva ko hari kirazira tugomba kugenderaho, ko iyo mubyaranye cyangwa mushakanye ko uwo mwana wanyu aza atuzuye cyangwa se afite ikibazo cyo mu mutwe. Ubu ngubu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nabonye barabyiharaje cyane, bamwe babigize nk'aho nta kintu bibabwiye, abandi babifata nk'aho nta kintu bibabwiye, ubu usanga ahubwo barabigize umuco wo kubyarana na musaza wawe cyangwa mushiki wawe, ubona ko nta kintu bibabwiye. Reka twongere tugaruke kuri uyu mukobwa, abantu benshi bagiye bibaza cyangwa se batekereza ati ubu arongera kubana n'umugabo we, ubu biraza kwitwa ngo iki? Ahubwo se abuzukuru be bamwitaga nyina w'uwo mukobwa ati bamwita nyirakuru, ubu baraza kongera kumwita ngo iki? Nanone rero ubona ko ari ibintu nyine bidasobanutse, nimba nabo bari buze kumwita ati mugore wa papa wa kabiri, nimba bari buze kubita muka data, nimba bari bugume kumwita nyirakuru, rero ni ibintu bidasobanutse cyane. Ari benshi cyangwa se uwo mugore nawe yaje gutangaza ko ibi bintu nanjye kwifata byanze, gusa ngomba kwiyakira nkabyakira uko bije, ariko bidatinze muzumva n'ubundi yamubyariye umwana, kuko basigaye bararana mu cyumba kimwe, njyewe nkaryama mu cyumba cy'abashyitsi aricyo mama wanjye umbyara yaje araramo. Ibi bintu rero ni ibintu bidasobanutse, reka natwe tuze twongere dutabaze cyangwa se tukorere ubutabera uwo mubyeyi, cyangwa twongere dusabe leta ndetse n'Imana ize kongera kuba yatuba hafi, ariko bitabaye Imana byonyine ibi bintu byaza gufata indi ntera. Reka twongere twisabire leta idufashe baze gufungura insengero, kuko ibi bintu no kutabonye umwanya wo kujya mu nsengero cyangwa gusenga cyangwa kujya mu madini, ibi bintu byose ariho bije kuba byatangira, ibi bintu turaza kubyita ngo iki koko mubyeyi w'igihugu, Imana yacu, ibi bintu tuze kubigenza gute koko gitare cya Dawidi? Ikiganiro rero reka tugisubikire aho ngaho. Wowe ugiye kubona kino kiganiro gisharingire mugenzi wawe, nurangiza umubwire uti senga Imana badufungurire insengero, kuko amahano atangiye kuba hano mu gihugu cyacu ni akarorera, ni amabara ndetse biteye n'agahinda n'umubabaro, kandi ni ibintu bidashimishije cyangwa bitashimisha buri muntu wese. Kora subscribe nimba ari ubwa mbere, usharinge ino video yacu. Biba byiza iyo wanditse muri comment ukavuga ati mu kiganiro cy'ubutaha muzakora muzavuge kuri ibi, cyangwa se mwagira abantu inama gute, cyangwa nawe ukatwungura ibitekerezo ku byo tugenda dukora bya buri munsi. Kora subscribe.